mukomere cyane ndaramujije n'umukunzi wanyu mako mukozi w'Imana mako ndagira ngo tuganire heraciye akanya hari abantu benshi cyane mu mpamagara mubwira ngo makuri he bimeze bite sura amahoro kutavuga kudakoma ndahari aho muri hose mumenye ko turi ku rugamba ariko ntirworoshye kandi uru rugamba ntabwo ari urugamba rwo gushaka ngo hari abashaka views nibyo ariko si impamya ko nshaka views nazishakira aho views bazishakira ndahazi neza nzishatse nahindura channel ngahindura amajwi ntimumbone kandi nkabashyiraho ama video ubundi ibyo mukunda ndabizi mugahundagazaho reka rero nishimire mwebwe mwese muri kuri urugamba ariko je ndavuga umuntu wese wari utaruzuza imyaka 25 y'ubukure makombye kwanza mugatekezo gumwe ari mukira abana noneho rero babandi bangana na ba Pascal bo ntacyo navuga mwebwe mwese mwari mufite imyaka 2-3 ni muvana ubwo burusi bwa FPR mu mutwe mwebwe mwese mwari muri mukigenda ku mitumba hariya mu giturage wacu dutsuka ku butaka ku mitumba kubiki twicunda tugira gute dukina karere reka mbabwire ubuzima bwacu bwarapfubye burongera burapfubangana ariko ntabwo ariko tugomba gusaza muri iminsi muri ibihe byo kwibuka bari kwibuka ntabwo bibuka se banyiri kwibukwa nibibutse banyiri kwibukwa barabuzwa kwibuka banyiri kwibuka nta jambo bafite banyiri kwibuka inimba n'intuntu murantunga bishobora kuba bivuga kimwe byabamenye imitima abandi barinyegeje abandi ntibashaka kugaragara abandi biravugwa bakumva noneho iminsi yo gusariraje ariko noneho jewe njaha munyihanganire nje kuvuga ku kintu kimwe cy'umugabo bita Gahima yabaye Gahima nabyo bintu bimbabaza nkumva ndawe mu mutima wanjye kubera ko akenshi dukomeza kurwana n'igisebe duterusha inge ku gisebe kandi indwara yaramaze gufata umubiri wose hari ahagombaga guterwa uwo muti kugira ngo ukingire na cya gisebe cyuma ahubwo tugakomeza gutera urushinge mu gisebe bamagenda ndabyibuka bamagenda bagendanaga twa penicilline bakagenda n'ibiki muri biriya bihe rega mwabana mwebwe bejo hari ibi umuntu yajyaga agura ka penicilline akiga ko batera urushinge akabanza kwigira ku ihene akayivura ubundi akajya agenda atikura abantu inshinge bamuhaye 10 bari barakize bamagenda baragaramye ariko hayisivuye nahigeze none akakanya abana bose reka ndanakavutse reka ndakazi kugira gutyo uko amaboko yabayeko Gahima rero nje hano nje kuburanira Gahima sinje kumugira umwera ariko nje kumukira hagomba kujya ubu koko dukomeze dutumutwe dutekereza ngo Gahima yakoze ibi birambabaza kuko nibigano byinshi cyane bimaze gukorwaho ariko Gahima hari ikintu yatanze yerekanye ndabizi kubyumva biraza kugorana nabadashaka kubyumva ntibabyumve ariko mumbwire UN ariko iyo bavuze leta z'ubwe za Amerika mwumva ibyari cyo cyangwa mubyumva uko nguko gusa cyangwa mugira ngo abanyamerika bameze nk'iki kiri hirya mu ipori cy'ibisatsi n'ibiki kitogosha cy'igiturage kiraho abanyamerika ntabwo mubazi ubu murareba koko mugasanga Gahima yarinde wo kwandika Benadusayidi bakandika bagasinya bakabutiza leta z'umwe za Amerika kujya gutabara inyandiko yabo bagabo babiri gusa ubu koko murareba mugasanga leta z'umwe za Amerika zitarikoreye ubwende kugira ngo bafate umuntu nka Kagame ayobora u Rwanda iminsi irenze umwe ubu iyo murebye mukitegereza mukareba Bizimungu nubwo ari gifobagane kumusimbuza Kagame nta kagambane mwumva
muriyitegeza mukareba ziriya nyandiko mukaba ngo ni Gahima wazanditse, gushyiraho umukono ati Gahima sinyanga ugenda nyine kubivuga kubera ko dushobora kugupresenta ukaba wabivuga, ariko Gahima murabona azi naho byakorewe. Ndababara nkumva mbuze ukuntu mbigira iyo dukomeza kurwana n'umuyaga. Gahima na Dusayidi bari bande? Gahima na Dusayidi na Gahima uyu mbona hano. Turababaje. Iyi ni wo mukino bakomeje gukina Kongo. Gahima se turamwikoma turamuterura. Gahima ntiyicariye New York. Gahima ntiyicaranye nabo bashebuje. Gahima yagombaga gukora ibyo yasabwe kugira ngo abanyamerika babone impamvu n'urwitwazo bereka abaturage na Congress ati dore babantu banze ko dutabara. Ariko ibyo nabyo ntabwo byarebaga naga click k'abantu bake cyane bari ba muri iyo dossier, abandi baramenyeshwa n'amatangazo babahereza. Kuki mudashaka kumenya uko isi yobowe? Mbabazi Gahima hari urukiko yaba yashyiriwe muzamurega. Mwibaze abantu imyaka irashize 40 urukiko rwa Arusha rubayeho, nta muntu n'umwe muri FPR ubwicanyi bwose bwakozwe bari babuze. Dareri yari uwabo, barageneraga barirwanaga ibyapanzwe byose bari babizi. Dareri yari yohejwe na UN ni USA. Aho kugira ngo byibura mugende munataka muvuge muti dore mwaratwishe bihagije, abantu banyu mwaduhaye bitugeza aha, nyabuna ngo mukoro wa Kambanda na Mutamano hepfo. Nta kindi kintu tubategerejeho, ngaho nimutiyuke mugende mubabwire, cyangwa muzanterure mu njyane ngende bivuge munsi murire. Ariko sha Abanyarwanda barabahutu babatutsi abatwo barababaje cyane, bifitiye agahinda, bishwe urupfu, bagize gute kwirirwa Gahima ndajya kumurega nkande. Gahima ni iki? Gahima ninde? Ni uwe bushobozi Gahima afite? Ari we bakweta isinya hano ndi wabisinya ngo ni mako wabisinya mako afata ibyemezo bihagarika UN. Ariko bizagenda biti imanza ziraciwe, urukiko barufunze, FPR ibaye bayigize yera, ntibashaka nuko ivugwa, barabaretse bahiza abantu barisha bagira gute. Naba ngo twirwa ngo kiriya cyarasaze. Ndababwiza ukuri ko Gahima imbere y'Imana nanjye nshobora kugenda nkabisinya nkabane Gahima ararengana, gusa arazira ubufatanya cyaha. Na ibiya binabwo ari Gahima ku rwego rwa Gahima, na akantu gato cyane na gashishi. Ikintu gikomeze kibarangaza ngo Gahima yarabisinya. Kuba ari igipapuro bashatse ngo babone icyemezo bashyira mu madosiye yabo. Gahima mumbabarira ari gemba numva ngiye mu mubiri. Gahima ndababwiza ukuri ko niba bajya gushaka umuntu bakamushinja ibyaha, Munyenyezi ni bandi bamutanze. Abanyamerika bayoboye ko Munyenyezi atigeze ajya muri university, singuru ubanza baramukatiye. Ntabwo ari bari bamuhereje. Igihugu kiriwe n'Abanyamerika imyaka 30 n'abakozi babo, ariko kwirirwa kwikoma Gahima ngaho ni mukire mu gaciro. Ejo bundi niba ari hajya mu gitabo bya Security Council, Security Council hano New York muri UN, ibihugu byose byo kwisi birasinye biravuze ati Palestina ni ikukira. Amerika yavuze gute? Ntabyishaka. Palestina igenda ipfukamira Israel. Ibaza ibihugu byose biri muri UN byose byaratoye byemeza ko Palestina igomba kwikukira. Amerika yagize gute? Ntabyo dushaka. Genda upfukamira Israel ubasaba imbabazi mu biganiro mumvikane. None aka kanya Gahima wo bandi yo gahirimira habi, yo gahirimira heza da. Twaramwikomye nanjye naramwikomye, ariko naratekereje nsanga ntabwo tuzoturwana nawe. Ntabwo ari byo koko mu bantu bazima. Abantu bose bize muri FPR muratekereza impamvu Paul Kagame ari watoranijwe kugira ngo abe president? Nuko ari cyo kigo gicari kibarimo, bari bafite CV ko ari umwicanyi, bari bazi neza ko iterabwoba agomba kurikora neza, abantu bagapfukama, ubundi akabageza ku mabuye y'agaciro.
ejo bundi Kambanda nawe numvise uri gushaka kwitakana ntuze Gahima ararengana. Gahima ararengana. Kuvuga ko yakongera kurusinya ngo urupapa yakongera kurusinya nazamwe ngo yarusinya bigira gute agomba kurusinya icyambere cyashobora kuba adafite urwo rukundo ashobora kuba atari yitaye kuri abo batutsi ashobora kuba atanabitayeho yirebera imari ye kandi akamuga ati kudasinya kwera urwo rupfu rwawe ibyo se bindi nibiki twese aho twaguye ni hamwe nuko dushaka ngo kubaho n'abazungu twicane n'abakomeye tugendane nabo twitware nkabo duse nabo tuvuge nkabo niba ushaka gusa na shitani rero emera ukore nka shitani akenshi mukunda kuntuka ngo jewe ngo uyoboka Imana ngo ibiki ngo igipagani jewe aho kwa ngo nge gusenga Imana yaba bagabo maze kubona ikinyoma cyabo aho ngo nemere nkabo nsenge nkabo ubuse Gahima w'abandi yisinzirire anaruhuke niba afite kabyera na kamwe Vatikani yabatereranye mwirigwa n'imisaraba n'amashapure bigiye kuzabaca ibitugu Vatikani abihaye Imana 10 niba bazitse nk'imbwa nko bazika imbwa yigeze navuga ati dusabye agateka kabo bantu baba basangiye iyo migambi baba basangiye ibyo bikorwa inyungu ni izabo aba bazungu mu batandukanye n'ibyo byanyu mwirirwamo Banyarwanda tandukanye abo bantu n'ibyo bintu mubamo ari Gahima na Vatikani ninde twakabombye kwikoma ntabwo Vatikani ahubwo twagiye kubona tukabona bari guhana amakado na Paul Kagame umwicanyi wamariye abantu Kizito ntabwo bamwishe bakabaga nk'imbwa yakoze iki tukomeza turi muri ibyo ngo Yesu azabazire jewe rero mbabwire merutse guca ahantu ni muri Champion Forest niho narindi iyo uri kugenda muri Northwest ya Houston iyo ni kuri hari nk'isaha n'indi minota mvuye hano ngera hano hari urusengero ubu ngubu barugabanije mwarimo office yarimo ibiki n'abantu bararambiwe gusenga ikinyoma abantu barambe gukora ibintu babona ko ari ibya mafia urusengero rwiza runini cyane rw'amatafari murabizi muri Amerika inzu yubakije amatafari ntabwo ari inzu isanzwe ubu harimo amabanki n'ama office n'ibiki byose n'abogosha n'abagira gute barasatagwe bagiruko ntabwo mbabwiye ngo namwe ibyanyu mu byiruko ariko ni musenga Imana itandukanye n'iyaba bagabo ibintu byose ngaho murebe Israel yandi bahereza yakarorero yo kuntu birirwa barimbagura abantu nta kwivugira nyiri biremwa Imana y'abakurambere babandi batigeze bagira uwo mwaga n'urukundo batigeze bagira uwo mwaga n'urwango barangwa n'urukundo no kurwana ku gihugu ngo kira n'igipagani ni musenga ibyanyu ariko Imana yabumbye umwirabura hari icyo yaduhaye ikintu cyambere mwakombye kwirevolutaho na masengero yabo ahubwo muririrwa mugira gute guhinduka ntimuhinduka nta ibitekerezo byacu ntibihinduka ntibiva ntibijya ahubwo no kwiriza Yesu ku munwa ariko mu bwonko nta urimo wibaze kuba miliyoni 10 zimaze kugwa muri Kongo mwibaze ibihumbi by'abantu bimaze kugwa muri Afrika mwibaza abantu biko bashimuta buri munsi Human Rights Watch ikaza gusigateza mu gati bari yensi babandi bapfa kwemera ikivuzwe cyose ikaza gakira raporo u Rwanda ni ibihe bihano mu gihe cyose abantu batarafatira u Rwanda ibihano batarashyiraho urukiko mureke kwirwa mutumwanya naho aba bantu none se niba ari uramurega ngo mumbwire office ni mushaka gufunguramo Gahima intuzi kirego irahari hari iriho kwisa rukiko narwe muzi mushaka kujya kumuregamo Gahima sari kuri ntari hano abantu baricwa bakaturangaza bakagira gute wabibyo wabivuga ngo ngo yangu Amerika ngo ibiri umva utazi ubwenge ashimwe ndumva rero bavandimwe je ku giti cyanjye mwebwe muvuga ngo muvugana n'abakomeye Kambanda na Mutama na Mutama Rusesabagina ni mugende mubabwira ati ntabwo mushobora kugira abanyarwanda byibura mushobora kubagirira impuhwe byibura
none se ko dushobora kubishyira kuri Gahima Bill Clinton agenda agafungura ama-ofisiye agafungura ibitaro agafungura iki bakabaga impyiko aho ngaho mu Rwanda ba Warren bakagenda bagafata amasamba abanyarwanda badafite aho bahinga badafite bakabaho uko nguko korota za Kongo zose zigaca mu Rwanda zikagira gute bose ni ibiki murimo dukora iki dukomeze dukine n'abantu bato nk'uyu Gahima n'abandi bantu UN ubwayo yarizi ibiba yari ifitemo abakozi bayo bakorana bararana n'izo nkotanyi n'umugambi wo kurasa indege bari bawusangiye urubanza rw'indege byagenze bite namaze gucumura ariko nyibiremwe mbabariye kuko nge ntabwo nshaka kujya nirirwa ndwana n'umuyaga nkurikije tekinoloji y'abanyamerika nkurikije ubwenge bw'abanyamerika nkurikije kuntu bashyira mu gaciro nkurikije ibintu byabo byose bapanga atari impanuka ntabwo nakwirirwa njya kwataka Gahima ku giti cyanjye ahubwo reka nitumira abagabo babiri mugende mubwira abo bashoboje mubwira ati abanyarwanda barananiwe dukeneye kuruhuka dukeneye kwibuka dukeneye guhamba bacu ubuse bayobewe ko abahutu bishwe barimbaguwe bayobewe ko amagufa yirirwa ashyingurwa mu byobo ari ay'abahutu kuvuga gusa ngo jenoside y'abahutu n'abatwa n'abatutsi ubu bagenda bakanyereka igufa ry'umuhutu cyangwa ry'umutwa aho riri none se kuki batigeze bazi icyo kibazo ati se abahutu bishwe bo bari hehe nabo bakemera buri munsi ko amagufa basanze mu Rwanda ari y'abatutsi nge nta wandi ndagize uko ngoko sawa reka ndekera ngo murakoze munyihangane aho nabancumuye mu mbabarire ko ncumura buri munsi ubunsigaje inshuro 6 okay nta rwango nta ndeyo mushinya tureke komeza tugwana n'umuyaga murakoze rero ubwo tuzongera ibitekerezo byanyu mbishaka muri commentaire ubwo niho nzavana ikigwa bye